ayo ni amavuta atsikamira amateka 11 urashize unyuranye ibihe Mana ushimwe yabigushimiye haleluya izina ryawe rihabwa icyo doko shumba wihangane hari ibyo umuntu aba yibutse ngende ntacyo bintwaye aya ni amavuta tujya tuvuga reka nkubwire ego batemye igiti Imana ireba ayo damaseterebo batwikiraho izo mbagara bayureraho bavuga amagambo bashaka iyo uri muri icyo gihe igiti cyaratemwe nutazi kuvuga udidimanga gusobanura uko amateka ni mabi aragatsindwa ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbazi hayiwe data ubyara umwana wamubyarira mu mateka ati nza aze ukamwita nzabakurana kubera amateka umubyarire ukamuburira izina cyangwa kava amahanga kubera amateka ugize gute ubu harimo abantu biswa amazina y'ingaruka z'amateka ababyeyi bababyariye ariko Imana haleluya zotemane yaba nanezerewe nagure amateka aragatsinda ariko icyo shimiri yera nge Pastor Theogene icyo shimiri yera nge Pastor Theogene izina ry'Uwiteka rihaguruka nanjye icyubahiro hari ibyo umuntu atavuga yitwa haleluya shimiri yera la setemandi y'abasiki yamo hanyuma yo kutwuzuza imbaraga z'umwuka wera yarangiza igahindura nayo mateka erega nibashaka bongera bisubize hano mushuma nibiba bifasha umuntu ukabura uko oya turabwa duhagurutse nerutse kwibuka amateka nanyuzemo ndanyije nyihereza icyuba shaka kuvuga ko bihuye n'ijambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje reka subiremo iri jambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje haleluya ntiyari kubambutsa inyanja abanyegiputa batarahagera ntago bishoboka ubwo icyo nibutse umugabo umwe witwa Yobu yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro ko naho naho igiti cyatemwa cyakongera kikagira gute kigashira ako ubundi igiti cyatemwe ibintu birindwi bigera ku giti cyatemwe urabizi arabitubwira ijambo rya mbere igiti cyatemwe kibura isura ijambo rya kabiri igiti cyatemwe kibura izina yego ibiti byose iyo byatemwe bisangira izina ubundi kigira isura bitewe icyo cyera bitewe n'ibyo cyera iyo cyera avoka bakita avoka iyo cyera imyembe bakita imyembe iyo cyera amaronji bakita amaronji iyo ari inturusu cyitwa inturusu none ibiti byose byatemwe bisangira izina ijambo rya kabiri byose byitwa ibishyitsi n'igishaka kibe cyaroreraga avoka ziryoha zigura birinite ni igishyitsi cyaratemwe iyo gitumwe itakaza izina ubwo mbwiye bibiri ijambo rya gatatu amateka yarankubise arakanyagwa bambaza ngo ariko ubundi ukora iki ndi umunamba gukora iki ndi umunamba nakuka kari karagiye ngo iki ndi umunamba yewe noza imodoka ako ndagushimira haleluya 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 amateka atsikamiwe n'amavuta haleluya amavuta atsikamira amateka kwambura isura 11 irashize Imana ishimwe kiri kumwe n'umudamu 11 urashize unyuranye ibihe Imana ushimwe yabigushimiye haleluya izina ryawe rihabwa icyo doko shumba wihangane hari ibyo umuntu aba yibutse ngende ntacyo bintwaye aya ni amavuta tujya tuvuga reka nkubwire ego batemye igiti Imana ireba ayo damaseterebo batwikiraho izo mbagara bayureraho bavuga amagambo bashaka iyo uri muri icyo gihe igiti cyaratemwe nutazi kuvuga udidimanga gusobanura haleluya Yesu ayo twise ngo tugomba kuganura umwaka dusenga abandi basoza basenga twe twawutangiye dusenga duhambiriza abadayimoni muri cya kiganiro amavuta akandagira amateka ndabashuje rero ni Pastor Jean Baptiste ndetse n'inshuti yanjye Bob Rodrigue umukameraman umutekinisiye umuhanga umwana ushoboye ibintu byose kandi ukijijwe mu rwego rwiza Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu nkuko ro bisanzwe nagira ngo mbabwire ko kano kanya twabatumirije umushyitsi udasanzwe icyo nzi cyo muramubona munezerwe ni umugabo w'amateka ni umugabo waturutse ahantu kure ni umugabo nzi cyane ni umugabo nubaha
umugabo w'ubuhamya w'amahame ndetse umukozi w'Imana wera imbuto ku manywa na nijoro. Uwo muntu ni umuntu nguteye amatsiko gusa. Abari muri South Africa mbateye amatsiko, Zambia, Namibia, amajyepfo yose ya Afrika, abari Congo, Zaire, Tanzania, abari Burundi, abari hose mwashuti zanjye zose, abari Kigali, abari mu Miduha, abari muri Rwabutabura, mwese ndabizi ko munkurikirana, abari mu biro, ndazi neza ko dufite abakunzi. Ni umugabo w'ibihame bikomeye, ibimenyetso bifatika, amagambo afatika, nyangamugayo, ukunda umurimo w'Imana, mukundira ibintu birindwi. Icyambere agira gahunda mu buzima, kabiri yubaha Imana, gatatu ntatinya kujya Imana amukoreye, kane ntazi kurya wenyine, gatanu ni umuvandimwe wa bose, gatandatu ni inshuti yabaye, karindwi azi no kubaha abakomeye. Nagira ngo rero bamwerekezeho kamera kano kanya maze mumurebe mwitegereze. Arabibwira ni umukozi w'Imana, tumwakire tunezera aho uri wishima. Dore ndamuberetse Imana bamugisha. Karibu mwene data, Imana igumugisha. Murakoze cyane mushumba. Turanezerewe kubana namwe muri iki kiganiro kiza kivuga ngo amavuta akandagira amateka. Amen, amen. Iyo undaritse kuvuga ku mateka, uku nicaye hano byonyine, kuba nicaye hano byonyine niyo twataha, niyo twasoreza aha. Aya ni amavuta akandagira amateka. Hallelujah. Kwa urwego nagezemo, mvuze ku mateka gato mbere yuko dukomeza. Nasura umuntu akandindisha umwana, afite ubwoba ko nayitwarana na cage. None ndi muri biro, ndi muri studio, ndi kumwe n'umushumba, ubwabya ni amavuta akandagira amateka. Hallelujah. Barishimye bakakurindisha ngo udatwara telefone na cage. Buryo usura umuntu akahita gucungisha. Lepo ngo nuganirize umushyitsi atari urukundo. Clement ngo nuganirize umushyitsi, bebe ngo nuganirize umushyitsi, batinye kugusiga muri salo bavuga ati yayitwarana na cage, ariko kubera amavuta akandagira amateka. Hallelujah. Hallelujah. Reka mbe ngarukiye. Amazina ni Pastor Niyonshuti Theogene, muri umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR. Ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana bane. Uwa kane ubu yujuje ukwezi n'iminsi 8. Uyu munsi umunsi wa 8 wuzuye. Mfite undi muryango, turaba mu muryango mugari. Hari abana 10 tubana bavuye ku muhanda. Twabanaga mu mateka, impuye nayo mavuta akandagira amateka. Ndavuga ngo hari abo nakuriye gukurayo bakaza tukabana muri aya mavuta akandagira amateka. Ijambo ryiza cyane. N'ejo nzagaruka. Ngarutse mu mavuta akandagira amateka, n'ejo nzagaruka. Karibu urakoze. Wamaye nk'icyumweru cyose tuvuga ku mavuta akandagira amateka. Ahubwo se uhugu umwaka wose wawo. Ikibazo gikomeye. Amavuta akandagira amateka ni imbaraga. Reka tugusengera Imana rero, ngira ngo abakunzi batiyuti mwayibonye ko tuyo tubazanira abantu bamenye, bafite ubunararibonye, bafite kuvuga, bazi icyo basobanura. Hari uburyo umuntu avuga amateka akayumva mu buryo butandukanye. Icyo nzi cyo na mbere yuko tumusengera kugira ngo mwumve ko nawe yasoma azi gutandukanya amateka na karande. Mbere yuko dusengera batandukanyiriza. Icyozi kirabizi amateka na karande, kandi nziko ni ibintu abantu bakunda gutindamo, ariko na Satani akabikubitiramwe abantu. Amateka kuyavuga nge biranyorohera kuko simvuga yundi, mvuga amateka yanjye. Amen. Na karande nayo kuyivuga biranyorohera. Amen. Kubera iki? Nzi gutandukanya karande n'amateka, kuko nawe n'amateka sinayoberwa karande icyari cyo. Bivuga ngo ubuzima nge nanyuzemo nabunyuzemo kubera ingaruka z'amateka. Sinabunyuzemo kubera karande. Ejya n'icyo kintu cyumve. Karande ni uruhererekane. None nge nabaye mayibobo, ariko iwacu nta wabaye mayibobo. Ubwo ni amateka. Ayo ni amateka. Hari undi wabaye mayibobo kuko yavutse mu muryango azi ngaravomamo isoko y'urukundo, yarangiza akavomamo ibiroho, bya biroho bikamugeza mu muhanda. Iyo ni karande. Nawe yabyara umwana, rwa rukundo yaburiye mu muryango w'iwabo, ntamenye kuruha umwana we kuko iwabo atarubonye. Uwo mwana nawe akaba yisanze ku muhanda. Uwo nawe urwo ni uruhererekane. Bivuga ngo iwacu nkavomamo isoko y'ibirohwa, uwo mbyene nkamuvomera ibirohwa, uriya nawe wabyaka muvomera ibirohwa, bikaba uruhererekane.
tukiri kuri karande gato buretse nkurikire uzi ko umuntu avuka iwabo ugasanga bararira ku nkoko rero babiteye imirwi murabyumva buri mwana bakamukatira gutya nubwo ari batandatu bicaye ku nkoko ariko ntibabisanze ngo basangire ugasanga buri muntu bamukatiye akantu ke ku buryo atarenga afata imbere y'undi rero yanakira ageze i Kigali Imana imuhaye uburyo amaze gufata umujyi agura umufuka w'umuceri yakarandi kamukurikirana ugasanga arasiga ikirahure cy'umuceri agiye ku kazi ngo bagiteke kubera yakarandi y'iwabo ko baryaga ibiryo biteye ku murwi nabyo babihingiye karandi kamukurikirana yanagura n'umufuka w'umuceri Imana imaze kumugira neza agasiga ikirahure cy'umuceri ngo kiryeho umugabo wabo barera kiryeho murumuna we waje aje ku ishuri kiryeho umukozi n'abana kuko ngo atiriwe mu rugo agasiga ikirahure cy'umuceri iyo ni karande yo mu muryango mu yandi magambo ukagirirwa ubuntu ugatabarwa ariko kubera karande ikagukurikirana ntunamenye ko watabarwa rero n'abandi bagatangira gusogongera ku ngaruka za karande y'iwanyu bakazisogongera ndakumvise reka mbe ngarukiye ariko amateka ngero yazane ubwo karande yo turayumvise rero amateka yo agira igikomere kibi amateka agira igikomere n'isi umufunzo ayiwe igisebe cy'umufunzo ni igisebe ureba ukagira ngo kiri gukira kizaho agakoko ariko wakwitegereza ukabona kiri gucukurika imbere mbese wikanga ko kiri gukira ariko wareba ugasanga ahubwo kirimo kiracukurika hazaho hejuru ukuntu hari gukira ngo kubona hameze nk'ahakize ariko imbere haracukurika umuntu wakomerekejwe n'iki gikomere cy'amateka rero uramuganiriza ukamufasha icyo twita ikiganiro cy'isanamitima ukamuherekeza agaturika akarira murankurikira agapfukama tukongera ko turi abashumba tukamusengera yasohoka agahura na cya mateka yamukomerekeje kuko amateka nta wajya agira ngo nkurikire karandi irakira ariko amateka ntakira kereka amavuta yonyine kereka amavuta nayo aza kwigisha uko ubana n'amateka akaninjira muri wa mufunzo kuba ndagira guhumve naho ndagira nganga humve neza hari ibikomere bikira mushumba n'ibidakira ndakumva rwose igikomere cy'amateka hari igihe uturana n'umuturanyi akakubera amateka niyo waba udafite ifoto ye aho wazimukira amateka akahita amuzana ifoto y'umuturanyi ukaba uyifite ayo ni amateka y'igipangu hari ibipangu twagiye tubamo by'imiryango 5 ikodeshwa iriya miryango rero mwa murimo mwese muri abapangayi cya mbere nta dushe izo nzu zigira icya kabiri nta bikoni zigira buri muntu atekera imbere y'umuryango iyo utatetse turabimenya rero rero guturana n'abo baturage ndagira ko karukumbi ndakumva guturana n'abo baturanye wewe ugiye kurya biswi yari hamu nabwo banombeye mu gikombe cy'amazi bavomye kuri robine undi ari gutuma simbambira yego sasa ari gukaranga ngomeneza simbambira ati no nguzane bya bitunguru by'umweru kugira ngo wumve ko n'iby'umutuku bihari rero niyo wakwimuka Imana iguhinduriye amateka imanuye ya mavuta ndaza kuvuga kuri ayo mavuta imanuye ya mavuta atsikamira ayo mateka ariko iyo foto nugutsikamira aho ngaho wabivuze neza nugutsikamira kugira ngo kitegure umuntu ariko ariko amateka iyo arahararya amavuta akaza agatsikamira ndabyumvisha nugutsikamira ubundi kuko wagukomerekeje ntaho ajya kandi reka nkubwize ukuri n'agasozi wambureyeho amahoro niyo karebye gusa ujya kumuva harazamutse umusonga bikongera bikamanuka n'umuntu waguhabuye iyo muhuye yaraguhemukiye ujya kumva agasonga karazamuka amateka ati ni ukuvuga ko mbyumvise neza urakoze kudusobanurira impamvu wowe wagiye ku muhanda si karande ahubwo ni amateka y'uko wisanze nta mubyeyi nta mbabazi nta mpuhwe wisanga ahantu ubundi reka tubivuge tuhaza no duhora tunasengera yego
turaza gusoza dusengera ahubwo ari abari ari abatsikamiwe n'amateka kugira ngo amavuta aze gutsikamira ayo mateka nino nabishwe na karande turabasengera kugira ngo Imana zikureho karande habeho itandukaniro habeho urusika rutandukanyije hamwe ya soko ya karande kujya ku muhanda nkuko twari tubivuze si ingaruka zo kunanirana ko bari abana bajya ku muhanda nkunda no kubita abana bo ku muhanda nimo kabite ba mayibo oya rwose mujye muvuga abana b'imihanda abana bo ku mihanda je nuvuga ko abana bagendana igikomere kitazwi na benshi nukuri je mbabonye ko karukira aho ngaho niba hariho yenda utarinjiramo Imana yampaye niba hari abantu ndeba marira kaza buriya mu buzima nge umwana mutoya arambabaza buruzi ko niyo kujya gushingura pasiteri tugiye gushingura umwana agenso bako bashaka ndarira mbona hari vizi ipfuye nkabona hapfuye nk'umuyobozi ukome nkabona umuryango ari ku gihugu ari ku itorero ari muri societe noneho nkabona yari kuzaba umuntu ukomeye iyo nciye ku muhanda nkabona bari abana ngiye ngira igikomere mu mutima noneho ubuse ko tugiye kurira mu kabare hanaha sinkamamaza ntago kadutumye natuye gusangira muri hoteli muri Kigali mwano hafi aho urahazi heza na hano ibintu icyo nzi cyaye cyaho ni 2,000 ndamubaza ngo wowe ugiye kurya ngaho bati amake tujya ari 30 none uno mwana kumuha 2 urumva giye bantera imbabazi kuko kesh sumwana unaniranye ahubwo no kuyabuza icyo yifuzaga mu muryango ikindi cyo ntaragahinda ubwenge bafite ku muhanda ubusanga barabana bahanga ku ishuri ariko byarahagaze ngenye ngo rwo ngo ujye umutima wanyu urambabaza umva ndanababaye none ahura n'umwana ushonje umeze nabi umunsi umwe twagiye mu bukwe kwa kundi bajya bakira abantu badukubita muri yantuze bajya duseriva abantu barajya ntangiye kujya mbona umwana arandeba cyananiye kuzamuka mpita mbihereza umwana ku ruhande uvuze ngo mbibaze igihe mfite umutima tukira wenda mbere yuko nongera ngaruka ku mateka kuri ubwenge baba bafite iwanjye barahari nkuko natanye mbivuga bageze ku 10 uwo nasubije mu ishuri amaze imyaka 3 atiga narabicaze nabaza murashaka ko mbakorera iki corona irarangiye dusubiye mu buzima busanzwe hari cyagiye agabanyukaga amashuri aratangiye mbakorera iki bamwe ati dushakire perime abandi ati twijyane mu myuga harimo n'abagiye kwiga ubutayeri n'undi aramwe ati nsubiza mu ishuri ariko koko ubwo wowe uzasubira mu ishuri wige ati dadi niko banyita nzakuzanira birote ya mbere yagiye ku ishuri amaze imyaka 3 atiga umunyeshuri umukurikiye kandi muri 5e ntiyarasibiye yagiye yimuka bose wasubiye mu wa 4 ati we ndagenda nimuka birote yanjye wa 4 irahari ndajya kwihiga mu cyaro ndayibona urumva ajya mu wa 4 umunyeshuri mu wa 5 plita agenda yimuka umunyeshuri umukurikiye amurusha amanota 20 ubu bari muri 6e ejo bundi azakora icya leta ubu nanjye njya kubona habona banyoherereje ngo mubyeyi dufatanyije kurera kuri kwimana kandi ari bobo umwana wo ku muhanda najyanye ku ishuri ayire na amavuta atsikamira amateka kuvuga ngo amateka nanyuzemo y'umuhanda amavuta araje arayatsikamira reka Imana ishimwe none bituma nundi wari uri ku muhanda nawe agera ku ishuri haleluya nukwanga amavuta ntatsikamiye amateka yanjye gusa atsikamiye n'amateka y'uwo mwana izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro uwo mwana wagiye kudoda yaragiye uwagiye kudoda ubu nawe bararangije barangije babiri ndimo ndabashakira imashini umwenda y'imwemerere Imana iguha umugisha umwenda y'imwemerere rwose Imana iguha umugisha mwinshi no kumugaragaro umwenda y'imwemerere vuba bidatinze cyane ko hari n'indi ngomba gutanga umunini ariko uwo nguwo mwenda y'imwemerere kandi byihuta azaza hano tuganire tuyimuhereze ku mugaragaro undi wa kabiri kuri amavuta atsikamira amateka reka se nk'ugaruka tudahereye kure nagiye ku muhanda atari ukubera kunanirana nagiye ku muhanda
atari akubera agakungu, nagiye ku muhanda atari ukubera ikigare, nagiye ku muhanda kubera ingaruka z'amateka ya jenoside. Nisanga hehe ku muhanda 94 95. Wa mwana avukiye muri bwa buzima bwiza, wa mwana wavutse abona infection y'urukundo, wa mwana anywaga igikoma kirimo nido bamuririmbira, banyicaje ku idirishya banzengurutsa muri jaride, wa mwana basunitse muri toleteze. Hari umwana ukura adakambakambye muri agitangira gusa bakahita bamushyira muri toleteze akirwa kata muri salo. Uwo mwana uwo niwe ndi kuvuga, ayo ni amateka ya mbere. Wa mwana wajyaga ku ishuri n'imodoka akagaruka, twajya mu cyaro, abana bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve kuna kana k'Ikigali kavuga. Ayo ni amateka yuzuye urukundo. Ariko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 irazi itwara umuryango, itwara inshuti, itwara abavandimwe, nisanga ndi njyenyine, nisanga ku muhanda mushumba. Uretse Kristo wamanuye aya mavuta y'umwuka wera nyuma yo kumpa agakiza, urumva ari ndari kunyomora icyo gikomere cy'agahinda. Ntawe ubundi amateka aragukomeretsa, wanimakiya fondete ntigufata. Ntago amateka ya niyo wajya muri makeup urimakiya, bakazana umuntu utera makeup wa mbere mu Rwanda arakumakiya agakubita akadomo ahantu umbaze ukanguga akanyarara kubera amateka. Uzika amateka uyurirana mu ndege, igikomere cy'ikirane cy'amateka, wajya no muri piscine kikaguherekezayo. Ibaze kugera mu rwego urumva ubone kwishyura muri piscine ngo ujye ukora sport ya piscine ariko igikomere kikakwibizamo muri piscine, abandi bakajya bogaramye no kuyajyamo byakwe kandi warishyuye yawe. Uzika amateka gukomerekeza akaguherekeza muri vewiti urumva, ukayakora ukuntu umuntu araramye atasinza kandi atari ibitotsi, ari uguhondobera. Ikintu kizakubwira umuntu wishwe n'amateka byacanze, igikomere cyacanze, amanura ikirahure ari muri vewiti. Ubundi kirazira vewiti uhoramo climatize. Nubona umukire yamaniye ikirahure ukabona afunze ishambusha nk'uri muri Karina uzavuga ati kamubayeho tu isiramushize. Umva amateka ni mabi, aragatsindwa. Ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbazi. Hayiwe data, ubyara umwana wamubyarira mu mateka ati nza aze ukamwita nzabakurana, kubera amateka umubyarira ukamuburira izina cyangwa kava amahanga kubera amateka ugize gute. Ubwo harimo abantu biswa amazina y'ingaruka z'amateka ababyeyi bababyariye. Ariko Imana haleluya zotemane yaba naranezerewe. Nasomye Yesaya 62 masanga ijambo rivuga ngo nzaguha izina rishya ndafashije, nzaguha izina rishya. Imana irabizi, uziko nitugera mu ijuru mu by'Imana izadukorera, aho naho ni mu byayishuye, harimo ibuye ngo ryera ryanditsweho izina nabwo litazwi n'umuntu n'umwe kereka nyiri kuritanga na nyiri kurihabwa. haleluya uzi impamvu nta wundi uzarimenya. Bazamura itiko nubwo tuzageraho nta mwuka w'ishyari uriyo, ariko izina nzaba mfite ni iryanjye na nyiri kurima kubera amateka. Erega amateka ntuyamakiya, amateka niwayatera makeup, amateka uragira niwayahanido, wajya kumanyura akagura atariko urarya uyibagije uri ugahita urambika akaguru k'inkoko hasi. Amateka kuganiriza ugasanga umuntu afite akarahure ka fanta kaheze ku munwa ukagira ngo yaryohewe, kumbi hari amateka kamubwira ngo iwanyu ntibabyara ntimuheka ntimubaho, urataha urarara hehe ko baguharitse. Amateka arakuganiriza ugahinduriza umwenda utabizi. Ubundi gato utaravuga uziko amateka yeze kunganiriza nkiyambura urukweto. Urabona inkweto umuntu akambara gusa, iyo yanganirizaga nashobora kwiyambura isaha yose, nkabanza gakuramo urukweto rumwe, najya kurumana amateka kanganiriza nkayumva, ugasanga niyo sibwo waritse kuvuga inkweto. Ibyo se byakubaye? Waritse nge nambaye izingore n'amateka kuganiriza ariko
uzi amateka kugani buretse gato uzi gusura umuntu harimo itapi mu nzu neno usabwa gukuramo iki inkweto neno mu gihe cy'imvura zaraturitse uri kumvira neza neno n'amasogisi wambaye icyo ubundi habaho system yo gukuranamo inkweto n'amasogisi urayizi ujya gukuramo inkweto amateka kuganuka bwati gwa sogisi urarisiga uzi nigera iherukira gufurwa cyane waba wari tonde cyangwa se yarabaye amanasohotse hanze baze uricara kwitapa amanari hanze n'ubundi zikuranemo amateka kwati kuranamo amasogisi n'inkweto ubwita ufatira hanga kandi ujya gukuramo inkweto ariko uhera hanga kayitumanurana gutya uri kubyumva nene ikibazo gisigara esase gisigara ku nzara inzara ugira ngo ziteye amahini turi bwuname ngo uzihanagure amateka aragatsina ariko icyo shimiri yera nge pasiteri Theogene icyo shimiri yera nge pasiteri Theogene izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro hari ibyo umuntu atavuga yitwa shimiri yera hanyuma yo kutwuzuza imbaraga z'umwuka wera yarangiza igahindura n'ayo mateka erega nibashaka bongera bisubize hasi mushuma nibiba bifasha umuntu ukabura uko oya turabwa duhagurutse ariko nerutse kwibuka amateka nanyuzemo ndanyije nyihereza icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ndavuga ati ninjye mu pasiteri mu gihugu cy'u Rwanda ku isi yose uhaye Imana icyubahiro cy'amaboko n'amaguru haleluya numbaza uko byagenze n'ibyuwo n'amateka ariko byari bindenze byari binkoza ha wundi ubyiganye bije muri mayibobo ubundi pasiteri haleluya wari mayibobo ndasize ko sezeranya bikemera nokuri nge pastor niyo shite Theogene haleluya kubwubasha ayiwe meshwa n'ijambo ry'Imana n'itorero rya ade Nyirambegeta abaye umugore wa Rudomoro Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambegeta ikimana yafatanyije nta wagi sobwo aha amateka atatse kamirwa haleluya ibyari ibyaha nkabihindura ibyera aha amateka atatse kamirwa ni he abakurikiranye TUT nabuze icyo mvuga mushumba ayo mateka yo gukodesha izo nzu zimeze gutyo no gukaraba umuntu akaraba muri system ndagira ngo byumve neza kuko izo nzu nta dushe ziba zifite ayo ni amateka unkurikire neza iwacu twabaga mu bipango ariko amateka ngejeje ku muhanda nkoze ubukwe mbukoreye muri ibyo bikomere by'amateka by'ubukene mbyariye umwana wa mbere mu bukene mbyariye umwana wa kabiri mu bukene mbyariye umwana wa gatatu mu bukene uzi madamu gutwita yagutuma ishambusho kayo ayiwewe igurira n'amagana igurira ati sheri ko shaka ishambusho yakubesha akagutuma yawurutese ufite 5 wari uzi kuguramo ibiro bibiri by'ibirayi imibare itizamo ibihekane hari igihe ubara imibare ikazamo ibihekane imibare ikaza nk'ibi misengesho uza gusenga ndakwinginze mushumba usengera abadukurikiye Imana ikuremo iki ibihekane mu mibare ikuremo ibihekane kandi tubizi mu nyuguti uzi ko umuntu yakwereza $100 saa 7 z'ijoro saa 4 z'ijoro bati ndayohereje ejo uzajye kuri Western bayaguhe yego ukarara wicaye n'ibitotsi ntibiboneke atari kwanga uzajya kuyazana ahubwo ugatangira kuyabarira ki ukimara kubona ka message kari agafoto kikavuga imibare kayitizamo ibihekane ukatuva ko uzaca Nyabugogo gahaha keta wibukura imideni ukete bakayiko nyiri inzu yarayakohereza message ijana bikarutwa mbere yuko riza nukuvuga ngo hazana ibihekane ukaribarira bikanga nukuvuga ngo bohereza ijana n'amateka kohereza ibindi bintu niyo twavuga amateka urabara imibare kaza n'ibihekane atareke tondi runaka ateye tabizi ko tarugica kuri ya boutique kabati niho ndi buhere ati ku mazi uhora uva mutishyura ziko kari byo bana ati madame ntaheruka igikoma kandi ari konse ubwo akabageze muri 97 hasigaye bitatu krase bitatu nzagura miti ukongera ugatangira turiya reka mbe muretse mateka aragatsinda arakuganiriza uzika ukangura mu bitotsi
karara wicara byuka uri mu biki iyi nzu urimo wari wayishyura amateka akavuga ati byuka wari utangiye gutera ikorasi uti mva ndanezerewe amateka ati unezerwe gute nyirinzu wamwishyuye none hari igihe umusitsi agusura nari mfite intebe ubundi tujya tureka kuvuga amateka ya Buramu aya Daniel mu rwobo tuvuga yacu natwe hari amateka yacu nari mfite intebe wicaraho zikitegura kuguha umunyenga utaricara kameraman manuraho gato mbereke intebe yicariye mushumba ngira wicara intebe ujya kwicara zikahita zitegura kuguha umunyenga utaricara cyo kintu uracyumva ndacyumva bese zarashaje zirenga gusaza zisigara zivuga ati karibu umushyitsi wizana ku buryo unsura urimo urabyumva niba uri bumari saa mu minota 15 ukicara uhita uguma hano rero kavuga ati nibeshya nkagaruka zireta zijya hano bese mu minota 15 uko wihengetse ubutangiye gusezera kuko barwaye urukebo nero reka unsure rero imvura kubi kandi bari batekeye ku rubaraza ujya kubona ukabona imbaburira kudepashe ijya imbere y'igitanda niba ari inkone y'ibishyimbo hinamagurita mbese uzi gusura umuntu imbaburi kagikudepasa inkono y'isafuriya y'ibishyimbo ukabona irahise utayavuga ati yewe reka ngende nta kibazo ndayugama ugasanga umuntu yarwaye ihungabana ayo ni amateka ariko amavuta haleluya yaraje arabitsikamira muri iyi minsi yego ubu nanjye ndi kubaka inzu ifite igikoni amavuta arutewe n'ayahe igikoni cyo mu nzu yego hari umuntu wo muri Canal Plus waje insiti yanjye uvuga ati ati namenye kuri kubaka ishinzwe ibintu by'amaestration ati ngiye kugukorera ikintu mva kinkoze ku mutima ngiye kuyestara ubu buri cyumba gifite flat buri cyumba urumva estration buri muri salo harimo flat mu cyumba cy'abashyitsi harimo flat mu cyumba cy'abana b'abahungu harimo flat mu cyumba cy'abana b'abakobwa harimo flat mu cyumba cyanjye harimo flat mu cyumba cy'amasengesho harimo flat uzajya usenga nunanirwa uri kumva amakuru y'ijuru na Jehova yiruyireba korana batoranye ayo amavuta atsikamira amateka kandi Imana intabariye muri ya karitsi kudepasa ubwo urashaka kuvuga ko bihuye n'ijambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje reka subiremo iri jambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje haleluya ntiyari kubambutsa inyanja abanyegiputa batarahagera ntago bishoboka ubwo icyo nibutse umugabo umwe witwa Yobu yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro ko naho naho igiti cyatemwa cyakongera kikagira gute kigashira ako ubundi igiti cyatemwe ibintu birindwi bigera ku giti cyatemwe urabizi arabitubwira ijambo rya mbere igiti cyatemwe kibura isura ijambo rya kabiri igiti cyatemwe kibura izina yego ibiti byose iyo byatemwe bisangira izina ubundi kigira isura bitewe icyo cyera bitewe n'ibyo cyera iyo cyera avoka bakita avoka iyo cyera imyembe bakita imyembe iyo cyera amaronji bakita amaronji iyo ari inturusu cyitwa inturusu none ibiti byose byatemwe bisangira izina ijambo rya kabiri byose byitwa ibishyitsi n'igishaka kibe cyaroraga avoka ziryoha zigura birinite ni igishyitsi cyaratemwe iyo gitumwe itakaza izina ubwo mbwiye bibiri ijambo rya gatatu igiti cyatemwe iyo cyamaze kubura izina kikabura isura ukigezeho wese akihanagurizaho ibyondo ijambo rya gatatu kandi naratangaye n'uwambaye bodaboda n'akamambiri bana nawe uzi ko yihanaguza kuko barataye agaciro ijambo rya kane umuntu wese uri guhinga iyo ari gukunkumura imbagara nko yazishyize ku kigundu cy'insina cyangwa ku mukingo araza akagereka kuri cya gishyitsi abantu bageretse imbagara ku bantu b'Imana hari imbagara z'amagambo hari igihe umuntu agushimangira ijambo yego uri kubyumva neza ukarihandurwa n'amavuta uri kubyumva neza ubu hari nk'abantu bashimangiwe amagambo bagikizwa
babaye abadiyakoni babashimangira ijambo, babaye abarimu babashimangira ijambo, babaye n'abapasiteri babashimangira ijambo. Ariko umuntu agushimangira ijambo, hari igihe urambagizwa bagushimangira ijambo, bakurundaho ibiyorero, bakurundaho ibiyorero, umwuka wera, imbagara, inteja, ibiki byose bakarundaho. None icyambabaje ijambo rya 6, niyo bagiye gutwika imbagara ntibazikura hejuru ya cya giti, bazitwikira noneho hejuru ya cya gishyitsi. Ijambo rya 7, nushaka umwasi araza agasekuka, ntakubita uruhande asekura hashaka kubitiraho kongera agasekura. ayo amateka basekuye amateka, badusekuje amateka. Ishoka yitwa ndakwibutsa aho wavuye, ndakwibutsa basangaga madamu muri ubwo bukene ko bati bundi wajyaga nitwakubwiraga bakamwasa umuhini, ariko nishoka sinumuhini, ariko agakomera. umudamu wanjye musabiye umugisha, Imana imuha umugisha, amavuta mwatuyeho umugisha. umva neravuze ngo icyo gitura gisobanuye mwakubita habonye, ariko arangije akunze ijambo ngo kigashibuka. Buretse gato ari babandi batemye, kandi cyantangaje uzi ko bajya mu ishyamba bagura amashoka Imana ireba, bagatyaza Imana ireba, yego, bakajya mu ishyamba bakarambagiza igiti batema, Imana ireba, bakagitema, Imana ireba, bakarenzaho imbagara, Imana ireba, bakihanagurizaho ibyondo, Imana ireba, bakacyita amazina kuko cyabuze isura. Hari n'ujya kuguhanura akabanga uri kubundura umukobwa cyangwa uri umugore, ibaze kubura isura umuntu akajya no mu rwego rw'icyuri. Uzi ndambagiza uriya mudamu twibanira, nabuze isura kugira aho banyita muzehe, uriya musaza azakumarira iki? kandi imyaka yatari y'abasaza, nari narasaza, amateka yarankubise, bambaza ngo ariko ubundi ukora iki? Ndi umunamba. Ngukora iki? Ndi umunamba. Nakuka kari karagiye ngo uri iki? Ndi umunamba, yewe noza imodoka. ibaza kwitwa umunamba byonyine. Amateka akanyagwa, amateka kwambura, nubwo kakaguru kadatuma ngerayo, ako ndagushimira. Haleluya, haleluya, haleluya. Amateka yatsikamiwe n'amavuta. Haleluya. Amavuta atsikamira, amateka kwambura isura. 11 irashize, Imana ishimwe, kiri kumwe n'umudamu. 11 urashize, unyuranye ibihe. Imana ishimwe, ndabigushimiye. haleluya, izina ryawe rihabwa icyo. doko Shumba wihangane, hari ibyo umuntu aba yibutse. Ngendi ntacyo bintwaye, aya niyo mavuta tujya tuvuga. Reka nkubwire, ego, batemye igiti Imana ireba, ayo damaseterebo, batwikiraho izo mbagara, bayureraho bavuga amagambo bashaka. Iyo uri muri icyo gihe igiti cyaratemwe, nutazi kuvuga udidimanga gusobanura uko abyumva. ariko wamba bare nkavuga ngo muri izo mbagara bashyiraho n'ibitajya byuma, n'ibitu bigatohera hejuru y'igishyitsi. buretse gato, nyemerera buretse gato mushumba. Batema igiti ireba, barambagiza icyo batema ireba, batyaza amashoka ireba, bagashyiraho imbagara ireba, bakihanagurizaho ibyondo kuri icyo gishyitsi Imana ireba. Ariko icyashimishije ni ibyo byose barabikora, data akabahisha umuzi. Naho nashakaga yabahisha umuzi, abahisha umuzi. kuko ibanga ryo gutoha riri mu mizi hasi, riri mu mizi. Ni nacyo yavuze mu Migani 11:3 ngo avuga ngo umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Mbere yuko abesho muzi ndabisha, ariko bahanze unyemerere ko banashyiraho n'ibyatsi bituma imbagara iruma, n'imiteja ntijya yuma. Bagashyiraho inteja, bagashyiraho urwiri rushibuka rushingiye ku bitaka biri ku mizi y'urwiri, ntibigombera ko igiti kigira amazi. Bakagushyiraho ibishibuka by'urwiri n'inteja. Akurahumva aho ndashaka aho ngaho. Ariko ikabaho amateka yageze atsikamira umugabo witwa Yabesi. Bibiliya iravuga ngo nyina yamwise Yabesi kuko yamubyariye mu gahinda. Ariko bajya basoma neza, Yabesi ntabwo yari umukene. Bibiliya iravuga ngo yarushaga bene se icyubahiro, kandi bimwe mu bikoresho by'icyubahiro harimo kashi. Harimo kashi mushumba, ibikoresho by'icyubahiro harimo kashi y'amafaranga hari,
izina rirahinduka, utafite bakwita Karoli, wayabona ukahita yitwa Boss Charles, bahita barishyira mu cyongereza ako kanya ntawe ubisabye amafaranga. Ubu cyitwa Yohani, reka yitwa Boss John. Umase amafaranga iyo utafite mu rugo, madama akwita iso, hahandi utuye mu manegeka, iri gukata inyuma y'izindi ujya iwawe, umudamu ahita avuga ngo ariko mwafunguriye iso murumva ataje, so ntaje iso murumva ataje mwamufunguriye, ariko ryamara kuboneka wimuye karitsiye utuye nk'uko abandi batuye, ukora kuyibona bi, madamu ahita avuga ariko murumva dada atahageze mwafunguriye dada, ukibaza ahantu yize icyongereza bikakuyobera, kumbi ni ibikoresho by'icyubahiro, ni ibikoresho rero. Yabesi ntabwo yari Bibiliya avuga ngo yarushaga bene se icyubahiro, n'ibikoresho by'icyubahiro byari bihari rero ari byo Imana ishimwe. ariko ngo kubera agahinda yamubyariyemo nyina, kugera n'aho amwita izina rimwitirira igikomere cy'agahinda nyina mubyariyemo. Kubyumva neza? Ndakumva cyane. Ngo nubwo yari afite ibyo byose ngo karamukurikirana, ngo ariko ngaza kumenya ko hari Imana yibitseho amavuta atsikamira amateka, ngo arasenga aravuga ngo Uwiteka undinde ibyago. Mama yambyariye mu byago, niza ari ibyago gusa, mbona akazi mu byago, n'ubutunzi mfite ariko ntuye mu byago, n'umugore ashatse abyarira amezi 8 buri gihe, abandi babyarira 9, 6, duhora kwa muganga abana bakurakwa, ariko maze kumenya ko ari wo muri icyo gikomere. Haleluya. Maze amavuta atsikamira amateka, arasenga aravuga ati Uwiteka undinde ibyago kandi unyagurire imbago. Muri 2022 tubwira abadukurikiye Imana ibagurira iki? Amavuta atsikamira amateka, Imana ibagurira imbago. Rega ikibazo ntiyarazi nase, Yabesi ntiyarazi se, kubera ko nyina yamubyaranye n'umutwaro ukomeye, amubwira ati ndabyara ariko ntuzavuga, amushyira mu bandi, amwita jya mu bandi, ya mazina jya mu bandi. Nukuvuga ngo nubwo afite ibikoresho by'icyubahiro ariko nijya mu bandi. Hari undi watsikamiwe n'amateka mu gitabo cya 2 cya Samuel igice n'umubare cya 9 witwa Mefibosheti. Yego. Uriya Mefibosheti yatsikamiwe n'amateka kujya naho abantu, ubundi hari amateka uhisha. Hari amateka uhisha ugakubitamo ishati na karuvati ukagura congo bitanga ibyiza biri imbere, urayizi? Ya yindi iraramye gutya, ni byiza biri imbere. Ibyo rero ni ingaruka za umuntu wese uzabona ikiyambara ubu, ni ingaruka z'amateka, ubundi zavuye kuri pose, ntawe ukizambara. Ariko iyo abonye ifaranga agatavuga ati niyo ndi bwambara ibyiza, kubera amateka akamusubiza kuri izo cyo, ibyiza biri hehe, biri imbere. Urumva ingaruka z'iki? Z'amateka. Uri kubyo Mefibosheti. Hari amateka uhisha ariko hari ayo udahisha. Mefibosheti nk'amateka yageze ahatunguka inyuma abantu baranayamenya. Izo nkuru ngo Dawidi ageze ku ngoma arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango kwa Sawuli ngo mugirire neza. Haza umugabo arasobanura ngo yego arahari, yitwa Mefibosheti, ariko yongeraho ibyo umwami atamubajije kubera ingaruka z'amateka z'ibikomere bya garahari. Yitwa Mefibosheti ngo kwa Makiri yarekera ngo mwene Miyeri, ese yagarukira ngo utuye Irodebari, ese yagarukira aho basi ngo umugaye ibirenge. Ibyo byose umwami ndi yarabibaje, ariko kubera amateka ya Mefibosheti yatungutse inyuma, basigaye bamusobanura bakanavuga n'ibyo batavuga. Rega amateka aravuga kuruta isura y'umuntu. Komereza. Nawe yari yarakomeretse, yaramaze kwiyakira. Umuntu ubundi ariyakira agasa n'amateka. Mushumba rero ubwire pasteur urashaka umusetsa kuko uvuga amateka uziko biranyize cyane. Buriya ruzi ko uriya Miyeri ari mushiki wa Ntuze wa Bersheba, ari mushiki w'umugore wa Ntuze nyina wa Salomo. Burya wemera ko icyo bita Miyeri nakubwira izina rye, aho Irodebari basobanura ni agace kari bagiranye,
cyo bita mu gifaransa bidonville, ni ubuzu bwegeranye burundarunze ngo aho leta itakandagiraga hiberaga ibyihebe, umwana wavuye ibwami atari karande. wabayuretse gatoya ntaza nkabanza nkamanuka Mefiboshete yari yarakomeretse kugera muri urwo rwego. None tumurebe ari kuvayo umwami ntiyakanzwe. Imana ishimwe, haleluya, kitabwirwa amagambo, ntikeneye abagusobanura, haleluya, ntikeneye abagira gute abagusobanura, ntabwo ibakeneye. ibyo kwanga mugaye ibirenge niwo kwa Makiri mwene Miyeri karitsiye yitwa Lodebari y'abadizanta, niho habaga ba dizanta batorotse urugamba, niho habaga batwaye inda z'indaro bavuye mu murwi Yerusalemu biberaga Lodebari. Yari karitsiye ubundi Lodebari ni amagambo abiri, Roni nta debari jambo bitwa kwa nta jambo, niko ubundi Lodebari nta jambo debari niho nta jambo, ntawahamenyaga ntawari uhazi, hari bagira harimo abantu batuye aho ngaho ari kishobora byose igizana amavuta tsikamira. Komeza umumanuka nagira ugera aho ngaho. Dawidi aramuhamagaza ati mumuzane, kandi icyo mukundira data yaguhamagaye uzana n'amateka yose ukayajugunya uhageze. Kuko uramutse uyasizeyo yakwisuganya akazagukurikira. Nasoma igitabo cya Yobu masanga ijambo ryankoze ku mutima ngo yimura imisozi itabimenye, yarangiza ikayubika n'iki uburakari. None ngarutse gato soma handi handitse ngo ye wa musozi we wirutiki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Ubundi Imana hari ukuntu ibanze kayiganiriza. Yabwiye ikigeragezo cy'umusozi, ntabwo yabwiye Zerubabeli. Twikomereze Zerubabeli ntacyo avugana nawe. Imana yashaka kubanza kuganiriza umusozi. Ndagira ngo nakubwira akantu gakomeye. Tewe urabizi ko kwijambo tugendana. Ndashaka kubwira ikintu gikomeye. Dawidi akimara gutsinda Yerusalemu akahafata, iyo bitaga Yebusi, yaravuze ngo impumyi n'umugaye ntazakandegera Yerusalemu. Noneho Siba amubwira ko yamugaye kugira ngo amateka amuheze inyuma. Amuheze iyo ngiyo. Naho nashaka iryo jambo rugiye gutarisiga abadukurikira byo. Nari kuhagera impamvu yongeyeho ngo aramugaye nako yashakaga, kuko Dawidi yari yarahiye yuko nta wamugaye nta n'utareba uzakandagira Yerusalemu. Uwo mugabo abyongeraho nk'ikimenyetso kimuheza hehe Lodebari. Nako nashaka ubu kandi rero yibagirwa ko nyiri gutanga iryo tangazo ari nawe uhamagaje. Ako kantu nakumvishe ari ugize gute ahageze yamwemerera ibintu bitatu nakunze. Ijambo rya mbere uzagirira ku meza y'umwami. Ijambo rya kabiri usubira inyuma musubizwe tugiye no gusoza hafi aho ko tuzamanyemere kuzagaruka nejo noneho nkubwire ikintu ushaka ko tuvugaho ngaho mbere yuko ajya ku meza. Kwanza ukuntu Dawidi yashenye ibyo yavuze, ariko Siba we na Miyeri hirgiyo kuko bari bamuriraho, kuko hari ukuntu ufite amateka mabi hari abakurira niwe twariragaho yaramugaye, twamusabisha nk'umwana w'ibwami. None reka tuvuge kamugaye bitamwinjiza muri Yerusalemu. Naho nashakaga ubu agerekaho ngari kwara aramugaye kugira ngo bibuze Dawidi kumwinjiza. Ikintu cya mbere yakuyeho imvugo yari yavuze ni mumonzani. Naho nashaka uhera datuma mavuga havuga bakweho kamera. Uzi umuntu uvuga ati iyo mbo iryo jambo iyo pastor ndabiza rero tugera ko tubiziranye byinshi cyane, ariko ibagirwa ko yatumye yemera ko ayo mateka. Ntabwo duhakanye ko imbobo yabayeho, ntiduhakanye uko wabaye n'umunama, ariko hejuru y'ibyo hari umusaraba w'abapasitori ramavuta kandagira shumba arakoze kuzana izi ntebe reka nongere nicare no. Haleluya. Nukuvuga ngo amateka n'amavuta oya nibyo uwo burahari ntitumuhakana, ariko haje umusaraba. Ari umuririmbyi waririmbye ngo ugejeje ukora
mwami mbaye ngushimiye nimba bari kiri mu modoka ndabyibutse ibyo wankoreye ubundi reka nkubwire urashaka nimbobo ari kiri mu modoka nuvuga ngo ayo mateka yo pasiteri umuhesha w'umugisha Imana ikubakiye inzu umugore afite imodoka nawe ufite imodoka abana bararya ntibajya ku ishuri bagenda bakarabya mu modoka uyu munsi mujye mu modoka abatware nuvuga ngo nubwo babona muri ya sura ariko reka nkubwira akantu keza uzi iyo utwaye madamu yicaye hano sinari nzi kakazi burya utuntu twiza baba batuzi aho turi ariko kubera amateka akabatsikamira nagiye ko mbona amanuye ka kantu gakingira izuba mbona aritunganya shaka kumaza ngo ninde wakubwiye ko haba ikirahure bifata ntabyo nigeze mubwo wese wabwiye n'iki kaka kantu mama bakamanura bakagenda bitunga mbona ngendo yireba mbona yongera atega neza sahane yabwiye n'iki ko haba ko karahure ayo ni amavuta atsikamira iki tuje kuri turahaga tugaruka gato kwa urabona ko mbere na mbere nashaka ubugome abakurikiranye TUT kandi Imana iguha umugisha bumve neza impamvu yisobanura umwami aravuga atari ko se ntawasigaye ngo mugirire ineza y'Imana kuko yavuze ko ineza y'Imana si kubwayo natani niryo jambo undi atariyo ndetse ari nahangaha atuye naha kwa Miyeri jambo ricyana Miyeri nzande gusanga tubiye kuri kamana kubwira rakomeye atari ko atuye irade ikindi aramugaye urumva bashatse kwerekana ibibazo ariko bashyizeho amateka amubuza kwinjira umurwa kwa Dawidi kuko Dawidi yabivuze tubihuza ngira ngo dusatana ku musozo nawe ubwe nyiri kugirirwa neza yarabizi ko yibitse mu mateka kuko ijambo yashubije rirababaje Dawidi amubwiye ibintu bitatu yamubwiye ijambo rya mbere uzagirira kuri amera ijambo rya kabiri ibyari bya sokuru Sawuli ndengeje amateka y'ibyo sogokuru yankoreye yampiga ndabiguhaye none abagaragu bose bari abasokuru n'abandi basiba bose babandi bahingaga imirimo bakayirira none nabo bahindutse abagaragu bawe ariko Mefibosheti cya gikomere yageze asana cyane kiyakiramo amagambo yavuze arababaje yashubije umwami ngo nge ndinde umugaragu wawe w'imbwa y'intumbi atari n'imbwa nzima ahubwo yashizemo umwuka imbwa y'intumbi itanamoka we yarenze kuba umwuzukuru w'umwami yibonamo intumbi ndetse ipfuye itanamoka numva amateka kandi abesha kenshi tunamwigisha tuvuga viro de bar ntitumuvuga mbere yo kujyayo nakuzukuru k'umwana w'imfura Yonatani numva ko kariye neza kambaye Pampex kariye Cerelac umukati ni pe France ariko amateka aramumanura mujyana Nyaruguru wari bwabona umuntu batereje cyamunara uri kubyumva neza bigahomba uretse na cyamunara bikako ngo abantu bava Ecole Belge kandi bijya bibaho bakamanuka bakajya kwiga Kimisaga bakamanuka bakajya kwiga Imuhanga buke umuntu ahunga umujyi ya Kigali kandi amateka aragusunika agenda uzika amateka gusekura wenda mushumbita usengeraho ndagira ngo ndebera aba bantu agusekura wanaza n'abandi bataraza ukicara wihengetse kavuga ngo n'ubundi nibaza barampagura abakurikiranye TUT kiganiro nyarateje ntabwo twakirangiza kuko tuzakomeza n'umunsi w'ejo n'amavuta atsikamira akandagira nyemera nsoreze kuri iri rivuga ngo haracyari ibyiringiro kandi Imana iracyafite andi mahirwe murakoze hanyuma arakoze bashoje ngiye gusoza nta ngutindira aravuze ngo iyo cyumvise amazi kirashira niho tuzatangirira ejo ku mazi
ariko njya gushibuka n'akantu bavuze yagiye ngo ntago Imana yakora ikosa yo gutabarira aho utakubitiwe. Ushumba nawe tuzakomereza. Akomera ko igiti cyatemeye Kacyiru cyashibukira Kimisagara. Nibiba. Igishimukiro cyagize gute. Akasubiratse tukazakomeza. Nubwo amateka yakwangije hari Imana ikora. Nubwo amateka yaguhemukiye hari Imana ikora. Nubwo abantu bagendera ku mateka hari Imana izakurengera. Nubwo bavuga bashingiye ku mateka hari imvugo y'Imana nshyashya. Bivuze ngo hari amavuta atsikamira agafata imwe twabayemo byose n'ibyo batuvuga n'ibyo badutekerejeho tukarenzaho wakwinjira ngo umukozi w'Imana arahagurutse. Satani ati mbobo bandi ati umukozi w'Imana. Ariko ayo mazina yose mabi yose n'ibindi byose turagushimira rero umukozi w'Imana Theogene. Umukozi w'Imana afite channel yiwe nagira ngo bakurikirana TUT muzi ko tugira urukundo cyane mbere yuko adusengera niho dusengera uyu munsi nagira ngo babwire n'ukuri baragukunda. Hari umuntu wari wakuntumye ngira ngo aranezerewe n'umuntu umugabo ugukunda cyane uba ahantu mu gihugu muri Amerika mu mujyi umwe yaravuze ati jewe umunsi wazanye Theogene akagira ibintu avuga kuri channel yacu ati nzatanga ituro. Ndabwira rero umushumba uzaryohereza umuntu wabyemeye dore ngo yagiye gushyiraho nimero namukuzaniye ngaho uzamuvugishe nagira ngo babwire channel yawe nurangiza na nimero dusenge natwe. Channel wandika Inzahuke. Pasiteri Theogene ariko niba wakwandika Inzahuke TV uba wayigezeho. Nimero ni 0785463961 0785463961. Urumva ko ari nimero z'abantu bavuyeyo vuba. Nena amateka ubu nakaba mfite 0 cyangwa 82 ariko niz'abantu bavuye n'imibare ya kera z'imyaka nka 10 niz'abantu bavuyeyo. Ariko reka ngusetse tugiye gusoza hari n'igihe amateka kuniga niyo nimero. Nigeze ntunga telefone hari nimero nari mfite mbere ntunga telefone ikagishiramo umuriro ari ugucana itoroshi no kumva radio gusigashiramo umuriro none nzitanze kuri YouTube. Hallelujah. Nanjye mfite channel YouTube Inzahuke TV. Hallelujah. Uyituna kuranga aho bita subscribe unakazugira akazu kagakora ngo like na share ziko nzivuga. Ayo nama tsikamira amate ntago ndi busenge mvuga ibintu byinshi. Ubundi bemera ko kuberwa n'icyo umuntu yambaye imbere cyari cyo yambaye inyuma. Avede nzakivuga ntandukanye nzagusobanurira uburyo amateka adatinya kwambaye isengeri ufite n'ikofi irimo amakarita yo ku mabanki atandukanye. Nzakubwira uburyo amateka adatinya ko bamaze guteramo visa ndege irindi guruka kivuga ati bantu binyaruteje abari bumpamagare ko ngiye. Amateka yo ntasaba ubundi agutangaho impamvu akugora se nuko yagutanze kuvuka. Ariko subu reka dusenge none ngiye gusenga muri ubu buryo. Urakoze. Umva shaka kwaturaho abantu umugisha. Amen. Mu mugisha Imana yabwiye Aburahamu 12 harimo umugisha wankoze ku mutima. Iramubwira ngo Aburahamu nzaguhindura umugisha. Reka abadukurikiye muri aka kanya mbasengere mvuge ngo Imana ibahindura umugisha. Hallelujah. Babe umugisha. Amen. Niba bumugisha ijambo bazavuga muri uyu mwaka ryose rizaba umugisha. Hallelujah. Niba bumugisha aho bazerekeza ibiganza mu kazi ka buri munsi kazaba umugisha. Niba bumugisha n'ibitekerezo byabo bizaba umugisha. Niba bumugisha imishinga yabo izaba umugisha. Niba bumugisha n'ababakomokaho bazaba umugisha. Niba bumugisha n'amashuri biga azaba umugisha. Niba bumugisha abafuriza umugisha inshuti n'abavandimwe bazaba umugisha. Niba bumugisha n'ababahagurukiye kubarwanya n'inama zijya ziterana tutazirimo Imana izajya zitahamo kuko bateraniye umunyamugisha irogo y'inama zabo n'imigambi yabo. Ndabasengeye ngo babe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.